Mu bihugu 195 bigize isi usanga byinshi muri byo bifite igisirikare ahanini kigamije kurinda abaturage, ubutaka ndetse no kurengera inyungu z'igihugu, haba imbere ndetse no hanze yacyo. Ariko hari imwe mu bihugu bidasanzwe uzasanga bidafite igisirikare gishinzwe kurinda ibyo bikorwa tuvuze hejuru. Muri video y'uyu munsi hamwe ibihugu kuri ino si bidafite igisirikare. Impamvu nyamukuru bimwe muri ibihugu bidafite igisirikare harimo ubushobozi buke mu bijyanye n'ubukungu. Ibihugu bito bito usanga bigorwa no gutunga igisirikare kubera ko igisirikare ni ikintu gikomeye kiba gisaba ingingo y'imari ikomeye. Icyo kiguzi rero gihanitse hari ibihugu bitabasha kwigeza kuri ubwo bushobozi. Ibindi bihugu usanga bifite uburinzi guturuka ku bihugu bikomeye. Umutekano wabyo ukaba uri mu nshingano za bimwe mu bihugu nka Amerika, Ubufaransa, Australia, ugasanga ari byo birinda ibyo bihugu. Ibindi bihugu usanga nta gisirikare bifite bitewe no kwanga ubutegetsi bwa gisirikare ndetse n'imikorere yabwo. Ibihugu nka Panama, Costa Rica byagiye bikuraho igisirikare nyuma y'uruhare rw'ibibazo ubutegetsi bwa gisirikare bwagiye bugaragaza mu bihugu byabo. Hari n'ibindi bihugu byagiye bibihitamo ku bushake bwabyo mu rwego rwo kugaragaza ko bigendera ku mahoro. Urugero nka Vatican City ndetse na Liechtenstein byahisemo kudatunga igisirikare nk'uburyo bwiza bwo gukomeza amahoro ku isi hose. Tugiye mu mibare muri rusange hari ibihugu 21 bidafite igisirikare cyuzuye. Muri ibyo bihugu harimo 15 bidafite igisirikare gifite ububasha bwuzuye, naho 6 bifite igisirikare gito kandi gifite inshingano nke cyane. Duhereye ku gihugu cya mbere turasanga igihugu cya Iceland. Iceland nta gisirikare yigeze kuva mu mwaka w'igihumbi 1869. Iceland uzayisanga mu muryango wa NATO, ariko imiryango y'amahanga nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika ifite amasezerano yo kuyirinda mu gihe cyose Iceland ihuye n'ikibazo. Ifite abasirikare 200 bo mu rwego rwo kurinda amahoro muri rusange, ariko 30 gusa nibo bakora igihe cyose full time. Igihugu gikurikira Iceland ni Costa Rica. Costa Rica yo yasheshe igisirikare cyayo mu mwaka w'igihumbi 1949 ahani nyuma y'intambara yabereye mu gihugu imbere muri Costa Rica. Itegeko nshinga ryo muri Costa Rica ribuza kugira igisirikare. Amafaranga yagomba kujya mu gisirikare yose ubungu bashyirwa mu burezi, umuco, umutekano ndetse no mu iterambere ry'igihugu muri rusange. Ikindi gihugu ni Andola. Andola yo usanga umutekano wabo urindwa n'abasirikare 12 gusa. Iki gihugu gifitanye amasezerano na Espagne ndetse na France ku bijyanye no kuyirinda mu gihe cyose huye n'ikibazo. France na Espagne ibifite mu nshingano. Imyaka imaje gushira ari 700 Andola itarahura n'intambara nimwe. Hari n'ibihugu uzasanga ori y'igisirikare umutekano w'imbere ushinzwe n'abapolisi. Urugero nka Liechtenstein. Liechtenstein yo yakuye igisirikare cyayo mu mwaka w'igihumbi 1868 nyuma y'intambara ya Austro-Prussia. Umwihariko wabo nuko yigeze kugira igisirikare cy'abasirikare 80 ariko ntiyigeze ijya mu ntambara nimwe muzaranze amateka y'isi. Igihugu nka Panama usanga aricyo cyikuriyeho ubutegetsi bwa gisirikare. Mu mwaka w'igihumbi 1990 Panama yakuyeho ubutegetsi bwa gisirikare iwusimbuza undi mutwe witwara nka gisirikare ariko atari gisirikare neza witwa Panamanian Public Force. Panama nubwo nta gisirikare ifite umutekano kuko usanga umutekano wayo urindwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Igihugu cya USA nicyo gifite umutekano wa Panama mu nshingano zayo. Nkuko natangiye mbikubwira hari ibihugu bimwe na bimwe byagiye bihitamo kutagira igisirikare kugira ngo byimakaze umutekano ndetse n'amahoro. Urugero nka Vatican City. Umutekano w'imbere mu gihugu muri Vatican City urindwa na Pontifical Swiss Guard ndetse na Gendarmerie Corps. Aba nibo bashinzwe umutekano w'imbere mu gihugu. Impamvu Vatican itagira igisirikare nuko igendera ku mahame y'amahoro. Ibyo rero bigatuma nta gisirikare uzigera usanga mu mujyi wa Vatican. Undi mwihariko kuri iki gihugu cya Vatican nuko ari igihugu gito cyane gishingiye ku iyobokamana rya Kiliziya Gatolika, imyizerere yakwiriye isi yose haba mu bihe byashize ndetse no muri iki gihe turimo. Kiliziya Gatolika cyafite imbaraga cyane. Ibi bihugu nkubwiye ni bimwe mu byo naguhitiyemo.
ariko mu by'ukuri urutonde rwabyo ni rurerure, ruraza rukagera ku bihugu 21 harimo Andola, Costa Rica, Dominica, Grenada, Kiribati, Liechtenstein, Marshall Island, Mauritius, Micronesia, Monaco, Palau, Samoa, Solomon Island, Tuvalu, Vatican City, Iceland, Panama, Saint Lucia, Sevensa, Aruba, Vanuatu. Byose hamwe uko ari 21 nta gisirikare uzigera usanga mu bihugu byabo. Buri gihugu kigiye gifite impamvu kidafite igisirikare, harimo wenda nk'ubushobozi buke bw'ubukungu, amasezerano n'ibindi bihugu bikomeye bizayafasha mu kubungabunga umutekano wabyo, icyifuzo cyo kubungabunga amahoro n'umutekano. Urugero twabonye ni nka Vatican, ni urugero rwiza mu bihugu byagiye bifata umwanzuro wo kudatunga igisirikare, cyane cyane igamije kwimakaza amahoro mu batuye isi. Ese wowe ubitekerezaho iki? Ubona ibihugu bidafite igisirikare bishobora gukomeza kwibeshaho neza nta kibazo? Tubwire uko ubyumva muri comment. Niba ukunda ibiganiro nk'ibi ntibikajye bigucika, kora subscribe ubundi ujye ubibonera ku gihe inkuru nk'izi ngizi kandi z'ingenzi on time.